ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze nizere ko uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nizere ko umeze neza. Iyo iracyari Beta Skills TV n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi tugenda tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye akenshi biba byagufasha mu buzima ugenda ucamo bwa buri munsi. Hari abantu rero bakomeza kwibaza nimba kuko kuba umugabo atabasha kuba yatera akabariro neza ahanini bitewe n'uko arangiza vuba, bishobora kuba biterwa no kwikinisha gusa. Kwikinisha rero hari impamvu nyinshi abantu benshi bakunda kuvuga ko bishobora kuba bitera kurangiza vuba, ariko kurangiza vuba cyangwa kunanirwa gukora imibonano mpuzabitsina ntago bituruka gusa ku kuba umuntu yarikinishije, ahubwo uyu munsi tugiye kureba impamvu y'ingenzi ishobora gutuma umuntu arangiza vuba ndetse rimwe na rimwe kuba yagira ubushake bwo kongera gukora imibonano mpuzabitsina bukaba bwabura. Niba ari ubwa mbere rero ugiye gukurikira iyi shini yacu ya YouTube ya Beta Skills TV, bibutsa gukora subscribe mbere na mbere kugira ngo tuzajye tubana no muri video zacu zigiye zitandukanye tugiye kuzajya tugutegurira. Twifashishije n'ubundi dogiteri hagiye gukomerezaho atubwire zimwe mu mpamvu zishobora gutuma igitsina gabo kitabasha gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse na bamwe usanga barangiza vuba yatekereza ko atikinishije ndetse nta n'izindi ngeso mbi yagiyemo, ugasanga ari kwiheba cyane agira ngo ni ibibazo bidasanzwe umubiri we ushobora kuba ufite. Benshi muri mwagiye ubwirwa ngo wananiwe ngo gutera ngo akabariro ngo bitengo no kwikinisha ugasa byamaje kubinera, kuko uratekereza mu mutwe wakuru ugasanga wangize ute warikinisha, ariko ukaba waragiye uca hirya no hino warivuje bikanga, ukibaza ati si impamvu bitera ni iyi ko nakira, nyamara bambwira ko nikinisha. Akaba ari naho benshi bakubwira ati ibyo mba numva sometime ari nk'ubuteka mitwe kuko narivuje ariko byagiye byanga. Dore ubundi ikibazo cya mbere kiri majeli gifata umugabo cyangwa umusore akananirwa gutera akabariro mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni ikibazo cy'igabanuka rya endorphine ndetse na serotonine. Niki kizakubwira ko endorphine ndetse na serotonine byamaje gukendera mu mubiri? Mukaranda uzasanga usigaye nja muri kiriya gikorwa ugasanga ugira ucyo ukora kambera ka kabiri kugira ngo ubugabo buhaguruka bikagutsembera bikanga, ugakura mu mutwe ukumvura bishaka ariko hasi kugira ubugabo responding bube elected bikanga. Ikibazo cya kabiri ni ikibazo cy'igabanuka rya folic acid. Niki kizakubwira ko folic acid zamaje gukendera mu mubiri? Mukaranda uzasanga ubugabo bwe busigaye bufata intege ariko bukaza bumeze nk'imboga zakubiswe n'umwuka. Tugasanga winja muri kiriya gikorwa wagezamo hagati ugacikishiriza ugasanga wari umeze neza ariko wajya kumva ubugabo buraguye, kandi wari umeze neza n'andi madama kureba kimyoza akavuga ati nanjye narashatse koko. Ikibazo cya gatatu ni ikibazo cy'igabanuka rya nitric oxide. Ubundi nitric oxide ifasha ubugabo bw'umugabo kuguma buri extremely elected, kuguma bufite umurego uhagije. Iyo yamaje kugenda ikendera mu mubiri ho nandi uzasaba ubugabo bwe bufata umurego ariko still bukaza bumeze nk'imboga zakubiswe n'umwuka, nta kintu bwakimarira. Ikibazo cya kane ni ikibazo cya cardiovascular system. Iyo tuvuze cardiovascular system, iki ni ikibazo kibasira urwungano rw'amaraso. Akenshi dukunze gusanga iki kibazo kibasira abantu tuvuga ko bari heavyweight cyangwa abantu tuvuga ko bafite ibiro byinshi. Aho tugenda dusanga basirwa na zira visceral fat ndetse na subcutaneous fat, ibi ni bya binure by'imbere ndetse n'iby'inyuma bigenda bikibasira ari amariteries ndetse n'amaveins. Iyo ni ya mitsi ijyana ikanavana amaraso ku mutima, ubu bigenda bikabangamira umubiri. Unanura uzambutsa mu mubiri utagikora blood circulation neza. Niyo mpamvu uzumva bakubwira ati sometime abantu bagyushye gutera ubariro biba byaranze cyangwa ubugabo bwe bwarabaye nk'ubw'abana. Ikibazo cya katanu cyagenda kibitera ni cya kibazo cy'abantu bagiye bagirwa n'indwara ziri koroniko cyangwa indwara twita ko zidakira, nk'abantu babana n'ubwandu, cancer, hypertension, hypotension, diabete ndetse n'izindi byaranze. Ikibazo cya gatandatu ni cya kibazo cy'abantu bagizwe n'ibibazo by'igabanuka ry'umusemburo wa testosterone. Testosterone mu mubiri tugenda tubona ko ivuburwa n'akanyangingo twita ledexto. Aka kanyangingo kamaje kugira ute niko gashinzwe kurera intangangabo kuva mu bwana kugeza ugize utukuzi. Iyo kamaje kugenda kangirika akenshi hano yandi uzasanga ugira muri kiriya gikorwa ugasaba umuntu banye n'umudamu w'imyaka n'imyaniko, ariko ikintu bita urubyaro byaranze. Ushobora kugenda biterwa n'ibibazo by'inzoka nka amibe, byaba ubana na amibe coridianta amoeba intamoeba cyangwa historistica. Harimo umugabo cyangwa umusore sibaza ati ese muga amibe ko tuzi ko ari inzoka ibuza umugabo gutera ubariro gute? Ku bantu twiganye ibintu by'ubuganga muragenda mu byumva neza, ubundi amibe ni inzoka twita rwonyi cyangwa consumer. Please igera mu mubiri iragenda igakonsuming amwe mu macalories tuba twinjije, proteins, vitamins, calciums, ugasanga umubiri ntukirespondinga neza, kandi nakubwiye ko kwangirika ko umubiri biva ku tuntu duto.
bitangira seli zawe zangirika. Plus seli zangirika niko zigenda zigakongeza tissues. Plus tissues zangirika ziragenda ziga organe cyase organs z'umubiri ugasaza amaje gusinzira. Iyo organe z'umubiri zimaje gusinzira kiba gikurikiye niki nuko ba system yawe yose umubiri ugasa yamaje gucendera ikajya hasi. Aho niho benshi muri musanga warashukiwe ngo wari ikinisha ukaba waranyweye n'imiti ariko byaranze. Cyase ugasana wigeze wikinisha ariko warivuje biranga. Ukibaza ati mpamvu itera nibi. Rero usanga benshi muri mwe mu bantu mwagiye mwikinisha ubwirwa ngo gwino ngo habwe umututu mutandukanye no kwikinisha mon cher azami nago mu gihe kingana n'imyaka ine nize sexology nzi ko aba mututandukanye no kwikinisha koze kwikinisha ni kibazo kiri mental health ubugomba kuganizwa n'umuspsychosexual runaka ukaba watandukana n'iyo ngeso cyase ukifatira icyemezo ubwo ukavuga ati kwikinisha ndabitse tugenda tubona uko umugabo cyase umusore agenda yikinisha nikagenda kwezura zila test clavinze tutibajye nura muyobora mukuru wa urethra ndetse na varicocele cyase varicocele tuno dutse tuvana kudusabo twinanga prince ugenda wimasiriba uragenda ukayikamuramo icyo twita amino acid ndetse na lycopene. Amino acid ndetse na lycopene yo bimaje gukamukamo hona nduzasa yinjira muri kira gikorwa ugasa mu masogo 10 cyari barangije hona aturuka inenja ejaculation precoce cyase premature ejaculation. Ibyo bibazo gusa dufasha abantu murabizi yo dukomye urusyo dukomana ingasiro tuvuze umugabo tuba tugomba kuvuga n'umudamu. Abadamu n'abakobwa naho hanza usanga barahuye nibazo bitandukanye bituma iyo bageze benshi muri kira gikorwa bahura nibazo byo kuri amavangingo ubushake ubobera urubyaro ugasabyagiye byanga umudamu cyo mukobwa ashobora gura nizo nsanganya biti n'impamvu zitandukanye ushaka kugenda biterwa n'ibazo by'igabanuka rya androgen ndetse na estrogen ushaka kugenda biterwa n'ibazo by'igabanuka rya oxytocin iminota iba yadusize kubisobanura ni byinshi ushaka kugenda biterwa n'ibazo by'aminfection ine cyase trichomonas ushaka kwiterwa no kwari kinje nakubwe ko plus umudamu cyo mukobwa agenda yikinisha yangiza bino bice bitatu biri majeri bigize imyanya myibarukiro hari agace tuzi nka clit cyase clitoris hari agace tuzi nka poege cyase G-spot aka gace ka poege cyase G-spot gafatiye mu buriza mukigera ku gace twita skin gland niko gashinzwe gutuma umudamu cyo mukobwa azana nk'amavangingo ushaka kugenda biterwa na bino binini benshi mukoresha bya microgen cyase no level bituma mudasama cyase ugasaba bitewe na poage mikakugwa nabi rose abadamu n'abakobwa benshi bamaje kugenda bagerwaho nizo sanganya akubwira ati muganga nagize dute nace hirya no hino nkoresha imiti gakondo biranga nakoresha imiti ya kinyarwanda nkoresha ibyitwa ama product bigenda byanga ariko nakubwira ati mu gihe ugifite imana ikabikigutije umwuka ukabugihumeka byose babigishoboka sibyo bibazo gusa kuko twabazaniye niki abadamu n'abakobwa twabazaniye supplement kuva muri Australia akaba supplement lies ni supplement umudamu cyo mukobwa akoresha mu gihe kingana n'imisi 8 ubundi ku munsi wa gatatu ikizabuza kukimbariza mu gikari. Ibyo bibazo gusa dufasha abantu hari abantu bahuye n'ibazo by'umutwe ibibazo by'imitsi ibibazo by'umugongo abantu bafite ibibazo by'ikibazo by'inzoka nka mibe yabo bana mibe kuri dentamoeba cyangwa historistika ni byinshi tuba twagenda tuganira nuko iminota iba yadusize ubundi cyo usabwa ari ugufata nimero bindi tukabiganira mu gikari mugabo nawe musore wamenye ko igisubizo kujya wongera wakurwo rwaye neza ari supplement alubina nawe mudamu yamenye ko igisubizo ari supplement lies nararikiye we wakoresha imiti gakondo byanze we wagiye ukoresha imiti ya kinyarwanda bigenda byanga we wagiye ukoresha ibyitwa ama product bigenda byanga mu buryo mwe cyasubundi nakubwiye ko twe tutari yo miti dukoresha ama supplement kuva muri Australia mu buryo mwe cyasubundi